haciye n'iminsi ngenda nshima Imana ubwo ubutumwa bwiza bugenda butugezaho uko byakora kose bugenda bukora akazi gakomeye kuko nanjye ndi umwe mu bantu bakiriye ako gakiza kandi nkaba narakiriye mbikesha igihe mpamvu nafashe muzi kutumenyesha iyo nzira y'agakiza k'Imana ubu siga numva ufite amahoro kuva natangira gukurikira iki kiganiro mutugezaho ari ndashakisha impande zose yego ariko ntaramenyeze ubugingo ariko aho menye inzira y'uko ari Yesu Kristo waje akitanga ibyaha byanjye akabibambirwa ku musaraba maze njyewe nkabwera kugeza aka kanya numva afite ijuru nsigaye numva afite n'amahoro kuri ubu urumva uri umukiranutsi ubu ngubu ndi umukiranutsi kubera Yesu Kristo kuko namenya ko nta yindi nzira hano munsi y'ijuru naboneramo ikibazo usibye Yesu wenyine ubwo nyine hagendaga tukumva ko gufasha abakene kwitanga kujya mu butayu mbega amaturo menshi urumva ko ari byo bintu nyine bishobora kugurisha ijuru ariko tukibagiza kandi navutse mu madini turaba abakore ariko tutaramenya ntazi neza iyo nzira yerekeza mu ijuru ari ukuyivuga ku muntu ariko ntazi inzira neza yego ariko kugeza kanya kuva natangira icyo kiganiro kuri Country FM buri gihe mba ndi kumva numva n'abandi bene data bamaze guhishukirwa neza gusa numva nshima Imana cyane kuko nabashije kumenya inzira y'agakiza iyo nzira nziza iduha amahoro n'umutekano kuko uwamaze gusobanukirwa neza yumva afite n'amahoro Moyi utubwiye ko usigaye wumva ufite amahoro numva afite amahoro aho wumviye ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose cyane rwose hambere se yuko ubyumva ntabwo wajyaga wumva ufite amahoro wajyaga wumva ntayo icyajyaga kimbaho ni ukuvuga ngo naragendaga nk'uko nkajya mu masengesho nataha ngeze mu nzira kongera nkumva ndi kwicira urubanza nkumva wenda n'ahandi bari gusenga naho najyayo nkumva buri gihe gahora nisize urubanza nkumva ko ndi umunyabyaha iteka ryose Moyi numva twagushimira Imana kubwo munezero ufite ariko wagabanye muri Kristo Yesu nyine urakomeza kunezerwa ibyo nibyo byishimo nyine Imana yahaye abera ariko kandi iyo iminsi yose bahora babyirata niko bimeze cyane n'abandi bose ubutumwa bwiza ajya agaciro n'impano Imana yatuzaniye rwose yego tugushimiye Imana cyane sarakoze yego Moyize abaye igihamya cya bya bintu twavugaga turi kubona ko dutangira ikiganiro turi kubona ko igituma abantu nta mahoro nuko babuze ubugingo Yesu karabanyabyaha Hello Country FM Allo oui amahoro bavandi amahoro meza nanjye ko niyo mahoro Sara sana mperereye Rwamagana Karenge ariko nyine nanjye nezera Imana mu mutima yuko nyine nanjye yanyijije nyine urupfu rw'iteka yego nanjye nyine nari naravukanye umutwaro w'ibyaha ariko ntimenye nuko uwamvaho kuko nyine ikibazo nari mfite ntabwo aricyo nashakiraga umuti njyewe najyaga nyine mu madini nshaka icyo nakora nyine mbese nashakaga imigati sinashakaga uko urubanza rwamva mu mutima yego ariko nyine nanjye nshimiye Imana nyine kuba nahuye na Kristo akambwira yuko ibyo nshaka atari byo nyine ibyo ndi gukenera
umutima nyamara ntago ari byo nkeneye nyine nyakuri. Nyine ambwira ko nyine icyahize urubanza rw'ibyaha ari uko namwizera nkamenya ko niba Imana yohereje mu isi kugira ngo mwizere urubanza rw'ibyaha rumveho. Ariko nyine bavandimwe namwe mbashimiye Imana nyine kubwo igikorwa mwakoze nyine kwamamaza ivugabutumwa. Nyine Imana ishimwe cyane ko nyine nshimiye n'Imana ko nanjye yankijije. Nyine nkomeza no gushima Imana kuba nyine iri kwagura igikorwa cyo kugira ngo n'abandi bakomeze gukizwa. Urakoze rero Sara muvandimwe nawe tugushimiye Imana kuko nawe udufashije nyine n'ubundi kwamamaza iyo nkuru nziza. Yego bavandimwe amahoro. Yego amahoro.